Bakunzi ba Sengashima Family, tubabajwe no kwamenyesha urupfu rw'umuhanzikazi mwakunze, umuhanzikazi Imana yarikomeje guteza imbere ari we Gogo uzwi ku izina rya Blood of Jesus. Birababaje, ni inkuru yindi ncangamugongo muri gospel yacu nyarwanda, aho tubuze umuntu w'ingenzi, umuntu Imana yakoreshaga imirimo ikomeye. Gogo rero yari muntu ki, nibyo tugiye kugarukaho muri iyi nkuru yacu, tunamwifuriza kugira iruhuko ryiza. Gogo yabanaga n'ubumuga bw'ubugufi, ariko kandi Imana yamukoresheje imirimo ikomeye, ari ikimenyetso kigaragara ko Imana yakoresha umuntu ititaye ku mateka ye. Gogo rero uyu nguyu tuvuga yari amaze gutera intambwe ikomeye mu buryo bwo kuririmbira Imana, aho yari amaze kuba icyamamare ku isi hose. Gogo amazina ye nk'uko nari mbivuze ni Musabyimana Glorious, ariko kubera indirimbo zakunzwe cyane yagiye amenyekana kuri izo ndirimbo. Twavuga nk'indirimbo ye yitwa Everyday I Need the Blood of Jesus. Buri wese rwose yari amaze kumenya kuri Blood of Jesus, akaba ari cyo cyarangaga Gogo. Indirimbo ro Blood of Jesus niyo yamushyize mu mateka y'abaririmbyi ba gospel mu karere, kandi yakomeje gukundwa cyane. Harimo no gukorerwa amashusho yayo, ndetse n'indirimbo yageze kure cyane hano ku mbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga nka TikTok, Facebook na Instagram zabarizwagaho indirimbo z'uyu muhanzikazi, kandi zikagenda zihererekanwa zikunzwe cyane. Gogo rero Imana imuhe iruhuko ridashira, akaba Gogo aguye mu gihugu cya Uganda. Tubibutse yuko iki gihugu gikomeje gutwara abakozi b'Imana benshi, aho umukozi w'Imana cyane wamamaye ku izina ry'inzahuke Pastor Theogene nawe yaguye muri iki gihugu azize impanuka. Mwakwibaza muti se Gogo azize iki? Gogo azize indwara. Ubwo yari ari mu vugabutumwa muri Uganda, yafashwe n'indwara yari asanzwe arwaye, ariyo ndwara y'igicuri ndetse n'ibibazo by'umutima. Noneho rero bamwihutisha bamujyanye kwa muganga, ariko birangira atuvuyemo. Uyu muhanzikazi rero wari umaze igihe akorera Imana ku rwego rukomeye cyane. Iyi ndwara imuhitanye ni indwara ki? Ubundi indwara y'igicuri ni indwara iteye gute? Igicuri ni indwara yo mu bwonko ituma imiyoboro y'amashanyarazi mu bwonko ikora nabi, ivuga amakuru akajya atangwa ku bwonko mu buryo budasobanutse cyangwa se butari ku murongo. Ibyo bituma rero hari ibimenyetso bimwe na bimwe bigaragara ku muntu. Indwara y'igicuri iyo ifashe umuntu, ahinda imishyitsi, akanyeganyega cyane, ndetse agata ubwenge. Uko guta ubwenge bituma yitura hasi. Uko kwitura hasi bituma acika intege cyane. Umuntu ufashwe n'indwara y'igicuri biba byiza kumuha ubutabazi bw'ibanze. Indwara izwi nk'indwara bita epilepsy. Iyi ndwara rero iyo igufashe, umuntu afashwe n'igicuri, ikintu cya mbere ugomba gukora ni ugushyira uwo muntu ahantu hatarimo ibintu byamukomeretsa. Ikindi ugomba gukora ni ukureka umufate umukomeze cyane, oya mureke abe free. Mushyire ku ruhande kugira ngo amatembabuzi atamuniga. Ntukamushyiremo ikintu mu kanwa nk'urushinge, ikiko cyangwa intoki. Nyuma yo kuzanzamuka, ukwiye kumufasha akagira umwuka mwiza kugira ngo asubirane imbaraga. Ese igicuri kivurwa gute? Uburwayi rero bw'igicuri buzwi ku izina rya epilepsy bushobora kuvurwa mu buryo bugera kuri 5 bukurikira. Icya mbere, hari uguhabwa imiti ituma umuntu atikubita hasi, ariyo twita anti-epileptic. Icyo gihe umurwayi afata imiti mu buryo buhoraho, bityo iyo miti ikamufasha kuba atazajya yikubita hasi. Abantu 70% bafata iyi miti rwose kwikubita hasi biragabanuka. Uburyo bwa kabiri bwo kurwanya iyi ndwara ni ukubagwa, ibyo bita chirurgie Uburyo bwa kabiri bwo kurwanya iyi ndwara cyangwa kuvura iyi ndwara ni ukubagwa, icyo twita mu rurimi rw'igifaransa chirurgie de l'épilepsie.
bikorwa ku barwayi baba badashobora gufata ya miti. Ikindi kandi ahangaha umuganga w'inzobere afata agace k'ubwonko akagakuramo iyo ako gace ariko kadakora ku buryo buri ku murongo. Ibi kenshi bikunda gukorwa mu bihugu bifite ubuvuzi buteye imbere. Uburyo bwa gatatu nubwo bita stimulation nerveuse, aho bafata agakoresho bita stimulateur electrique kakaba kafasha nyine umuntu kwirinda kugwa hasi. Ni uburyo bukoreshwa nabwo mu bihugu byateye imbere. Uburyo bwa kane bukoreshwa mu kuvura iyi ndwara y'igicuri ni uburyo bwo gufata imirire indyo iboneye, aricyo twakwita regime cetogene. Uburyo bwa gatanu nabwo bwiza bwo kwirinda uburwayi bwo kwivura cyangwa se ibintu umuntu asabwa urwaye iyi ndwara ni ukuryama bihagije no kwirinda umunaniro. Umuntu akirinda kunywa inzoga cyangwa ibindi byangiza ubwonko, kwirinda ibintu byatera stress ndetse n'ibintu bituma umuntu nyine ananirwa cyane. Ikindi kandi ukwiye kuba ufite abantu bakuba hafi bagufasha mu gihe cyose nyine ugize iki kibazo bakagutabara. Iyi ndwara rero ibarwa mu zitumye tubura umuhanzikazi wacu w'icyamamare Gogo. Twavuga duti reka tugumye tumwifurize iruhuko ridashira. Tugarutse rero ku bikorwa by'indashyikirwa umuhanzikazi Gogo yagezeho, twabwira yuko yatangiye kuririmba cyangwa se gushyira ibihangano bye mu gihe cy'amezi 8 ashize. Icyo gihe Gogo yatangiranye n'indirimbo bita Uwo Mwana, ikaba ari indirimbo ijyanye no kwizihiza umunsi wa Noheli. Yakurikijeho indirimbo yitwa Uwiteka. Iyo ngiyo ni indirimbo iri mu ndirimbo nazo zakunzwe cyane. Gogo rero uyu nguyu mu ndirimbo yaririmbye zikamenyekana cyane ni iyi ngiyi Uwiteka, yitwa Turi mu Rugendo, indirimbo yindi yitwa Blood of Jesus, ariko Blood of Jesus niyo yabaye nk'ikimenyetso cyamugiyeho. Blood of Jesus niyo ndirimbo yamenyekanyeho kuruta izindi zose. Gogo rero uyu nguyu yagiye akora ibiganiro ahantu hatandukanye, yagiye atumirwa ku mateleviziyo, yagiye atumirwa ku maradiyo ndetse agenda akora n'ivugabutumwa ahantu hagiye hatandukanye. Iyo usuye rero channel yiwe cyangwa se aho yanyuzaga ibihangano bye ariyo channel yitwa Gogo Glorious Official, uhasanga yuko ibikorwa yaherukaga gushyiraho haciyeho iminsi 2, akaba ari igitaramo yagiriye mu gihugu cya Uganda. Gogo rero umuvandimwe twamwifuriza iruhuko ridashira kandi Imana ikomeze kumutuza aheza. Ijambo ry'Imana riravuga ati hahirwa abapfa bapfiriye umwami, Mwuka nawe ati baruhuke imiruho n'imihati yose hano mu isi.